Nongeye kubasuhuza mwese mudukurikiye, mwese mukunda ikiganiro Makuru Kibana. Njyewe nitwa Uncle Beam ndetse ndabakunda cyane. Uyu munsi ndaje kugira ngo tuganire n'abana n'ababyeyi b'abana ndetse n'izindi nshuti zanjye zose zikunda ikiganiro Makuru Kibana. Abana wababaza akabazo, ese ikiganiro Makuru Kibana kibera hehe? Ese ikiganiro Makuru Kibana kigizwe n'ibice bingahe? Ni ibihe? Ibyo ni ibibazo bitatu, ariko rero reka mbisubize, hanyuma ubutaha namwe muzagira gute? Muzabisubiza. Ikiganiro Makuru Kibana kibera kuri Flash TV, kikanabera kuri YouTube channel ya Makuru Kibana. Iyo ugiye kuri Flash TV kuwa gatandatu saa 4 kugeza saa 5 ubona ikiganiro cyitwa Makuru Kibana, haba harimo Uncle Beam na Kondeni Chen. Ndetse no ku cyumweru saa 7 kugeza saa 8 nabwo urongera ukabona ikiganiro cyitwa Makuru Kibana. Hanyuma ugiye kuri YouTube channel ukandikamo ngo Makuru Kibana, uhita ubona ikiganiro cy'abana cya Makuru Kibana. Ugahita uza hariya rero ukareba inkuru z'abana, ukareba inkuru twaba twashyizeho, ukareba ibiganiro byiza. Yego. Hanyuma ikiganiro Makuru Kibana kigizwe n'ibice bingahe? Bitatu. Ni bitatu cyangwa ni bine? Ni bine. Yego. Umwana aranyibukije, ukigizwe n'ibice bine. Ubwo ni bingahe? Bine. Ninde mwana wabara kugeza kuri 4? 1 2 3 4. Ubwo ni ibice bingahe? Bine. Abana mugomba kwiga kubara. Kubara ni byiza, ku buryo uzamenya kubara amafaranga, ukamenya kubara ibintu byose n'imyaka yawe. Uncle Deni Chen ntagazi kubara imyaka ye. Mwebwe rero mugomba kwiga mukamenya kubara. Uyu munsi rero mwabana mwe, nkuko mubibona, tugiye kuganira ku nkuru y'abantu babiri. N'abantu bangahe? Babiri. Abana ni abantu bariyara. Njyewe ndi kubona atari abantu, ahubwo ndi kubona ari inyamaswa. Abana muzi gutandukanya inyamaswa n'abantu? Yego. Ninde watubwira inyamaswa n'abantu batandukaniye he? Reka mbakopeze, ubutaha muzanyibutse, namwe ubutaha nzabibabaza. Abantu bagira ubwenge, ariko nabo ni inyamaswa. Ariko inyamaswa zindi ntabwo zigira ubwenge nk'ubw'abantu. Niho dutandukaniye. Yego. Hanyuma mwabana mwe rero, ikiganiro Makuru Kibana nk'uko kigizwe n'ibice bine, ari byo imyidagaduro, umuco nyarwanda, ubumenyi ku nyamaswa ndetse n'iyobokamana. Ninde wabisubiramo? Twagiye twese tugiye gusubiramo: imyidagaduro, umuco nyarwanda, ubumenyi ku nyamaswa n'iyobokamana. Ubwo ni ibice bingahe? Bine bigize ikiganiro Makuru Kibana. Yego. Abana mwese rero uyu munsi tugiye kumva inkuru iryoshye. Mwese mucane kuri YouTube channel mujye ku kiganiro Makuru Kibana, mwumve inkuru iryoshye. Iyi nkuru rero ni inkuru yabayeho y'inyamaswa zingahe? 2. Ngaho reka dutangire inkuru yacu. Mwese muriteguye? Yego! Ngaho reka dutangire inkuru yacu rero. Inkuru yacu rero uyu munsi tugiye kuganira ku nyamaswa 2. Izo murakeka ari izihe abana? Yego. Ziriya nyamaswa turi kureba hari imbere yacu arizo inzige ndetse n'ikimonyo. Abana, izi nyamaswa 2 murazizi? Reka duhere ku nyamaswa ya mbere, ariyo yitwa inzige. Abana, inzige ni akanyamaswa gatoya kenda kungana nk'urukwavu. Aka kanyamaswa kakaba gatunzwe no kurya imyaka y'abantu, ibigori, amasaka, ndetse n'amakaroti, imbuto n'ibindi byose. Aka kanyamaswa rero bakita inzige. Aka kanyamaswa karya ibyo katasabye. Abana, nimuzajye muri byo mutasabye, ntago ari byiza. Hanyuma kariya kanyamaswa kandi bakita ikimonyo. Ikimonyo murakizi? Ikimonyo ni inyamaswa ingana nk'urushishi, ariko iruta urushishi ho gatoya. Akaba ari akanyamaswa gatunzwe no kurya utuntu dutoya kubera ko nakari gatoya. Hanyuma rero abana muriteguye? Ngaho reka dutangire inkuru, tuganire ku nyamaswa 2 arizo tumaze kubona, ikimonyo ndetse n'inzige. Kera habayeho inyamaswa yitwa inzige. Inyamaswa yari ituye ahantu heza,
irya ibintu itahinze, ikarya imyaka y'abandi, ikarya imbuto z'abandi. Ngira ngo abana muri kugenda mubibona, yaryaga imbuto z'abandi, ikarya imyaka. Ahantu yari ituye hari ibyatsi byiza, ikajya irya ibyatsi byiza bitoshye. Hanyuma umunsi umwe iza kuba yicaye ahantu, igiye yumva amajwi y'abantu. Irahaguruka rero, murabona ko yari iryamye, irangije irabyuka, irareba, igiye kubona ibona urubuto ruri kuza. Urwo rubuto ni uruha abana? Ni umuneke. Igiye kubona ibona umuneke uri kuza, uyisanga umuneke uri kuza, uri kugenda uyisanga. Irangije igira ubwoba, iratangira irareba nka Uncle Bim. Abana murabizi nagize ubwoba ukuntu mba ndi kureba, mba ndi kureba nk'inzige. Reba ukuntu inzige iri kureba. Hanyuma ibona umuneke uri kuza, uyisanga. Irangije iribaza iti se mwabana mwe, umuneke uragenda? Nanjye reka mbabaze mwabana mwe rero, ese koko umuneke uragenda? None ko inzige iri kubona umuneke se uri kuza uyisanga, umuneke uragenda koko mwabana mwe? Aha, rero inzige yakomeje kubona umuneke uri kuza, uyisanga. Irangije igira ubwoba. Imaze kugira ubwoba, ihita ireba cyane, irakanura nka Uncle Bim. Mwabibonye? Hanyuma rero mwabana mwe, mujye mwitonda, nimuzajya mubona ibintu bitunguranye mutari mwiteguye, ariko ntimuzajye mugira ubwoba cyane. Hari igihe icyo kintu kiba kizanye ibintu byiza ku buzima bwawe. Hanyuma rero mwabana mwe, inzige yakomeje kureba umuneke, ibona umuneke uri kuza, uyisanga. Inzige igasubira inyuma, irangije ibona umuneke uraje, uhise uhagarara. Irangije itangira kumva amajwi. Mwabana mwe muri kubyumva, itangira kumva amajwi y'abantu. Irangije irareba, iritonda, yanga kwiruka, irumviriza. Irabanza iravuga ngo reka nshishoze, numva amajwi y'aba bantu, menye ngo ni bande, menye ngo baturutse hehe. Mujye mwumva amajwi y'abantu, mwumva aho baturutse, mumenye aho bavuye. Inzige irangije iritonda, itega amatwi, nka kwa kundi ngo Bim ajya atega amatwi, cyangwa ngo Denicene. Irangije irumviriza, yumva amajwi. Mwabana mwe, yumva amajwi n'ay'ibimonyo, amajwi menshi, ibimonyo byinshi cyane mwabana mwe. Irangije iravuga ngo aya majwi n'ay'ibimonyo rwose. Mwabana mwe rero ntabwo byari byoroshye. Hanyuma rero imaze kumva amajwi ko ari ay'ibimonyo, iza gusanga wa muneke ntabwo wagendaga, ahubwo ni ibimonyo biwikoreye. Mwabana mwe rero mwabyumvise, natwe turabizi ko umuneke utagenda, ahubwo ibimonyo byari bigize gute? Byari biwikoreye. Kubera ibimonyo ari udusimba duto cyane, ntabwo inzige yawe bibonaga, ahubwo yabonaga umuneke gusa, ikagira ngo umuneke uri kugenda mwabana mwe, kandi ntabwo umuneke ugenda. Irangije ibona n'ibimonyo byinshi byikoreye umuneke munini, ungana nk'umutwe wa Uncle Bim. Mwabana mwe, nanjye mfite umutwe munini ungana nk'uriya muneke. Irangije irareba, ibona n'ibimonyo byinshi. Abana, ni ibimonyo bingahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abana, tubonye ko ari ibimonyo bingahe? Ibimonyo 12. Ibimonyo 12 rero nibyo byari byikoreye umuneke. Irangije irareba, ibona imineke, ibona ibigori, ibona amatunda, ibona amaronji, ibona imyembe. Irangije irebye ku ruhande, ibona ibimonyo byinshi cyane mwabana mwe. Ihita ivuga ngo mwabana mwe, mwatekereje ko hari iki cyakurikiyeho? Imaze kubona ibimonyo byinshi rero, igenda yumva n'amajwi yabyo, ikabona byikoreye imyaka, byikoreye ibiribwa, byikoreye ibinyobwa, byikoreye ibintu byinshi byo kurya. Ariko irebye neza, ibona biri kugenda bikabijugunya mu myobo. Ibimonyo byikoreye ibyo kurya bikagenda bikajugunya mu mwobo ngo pi. Bikatwara ikigori bikajugunya mu mwobo ngo pi. Bigatwara ironji bikajugunya mu mwobo ngo pi. Bigatwara amatunda bikajugunya mu mwobo ngo pi. Inzige irareba, iritegereza, itangira kugira ubwoba. Iravuga ngo mbese kuki ibimonyo biri kugenda bikajugunya ibiryo mu mwobo? Mwabana mwe, namwe mwagize ubwoba. Reka dukomeze inkuru yacu rero. Hanyuma irangije igira ubwoba, itangira gutekereza cyane inzige. Hanyuma mwabana mwe, inzige ikomeza kubona ibimonyo biri kujugunya ibiribwa mu mwobo.
irangije yegera akazige gatoya k'agakobwa. Ni akazige kari kambaye amadarubindi. Abana amadarubindi murayazi, ni amarinete. Rinete murazizi? Yego, ni biriya bambara ku maso bikingiriza amaso izuba, cyangwa se nk'umuntu arwaye amaso akabyambara. Tubyita rinete, ariko mu kinyarwanda babyita amataratara cyangwa amadarubindi. Hanyuma inzige ibona agakobwa keza k'akamonyo, irakegera irakabaza ati wa kamonyo we kuki muri kujya kujugunya ibiryo? Abana muzi ukuntu akamonyo kayishubije? Karayibwiye ati rero wanzige we, tugiye kugera mu bihe bibi bigoye, ndetse niyo mpamvu turi kujya kubika ibiryo tuzarya. Ati biriya biryo turi gushyiramo hariya ndetse na ziriya mbuto nibyo tuzarya mu bihe bigoye. Ibihe bizaza mu butayu, hakaza izuba ibibabi bikuma, imvura ntiyongere kugwa, amapfa agatera. Abana amapfa murayazi? Amapfa ni igihe kigera nta mvura ihari, ibiribwa bitamera, ndetse nta n'ibyo kurya bihari, abantu bakicwa n'inzara. Inzige maze ibaza ikimonyo cy'igikobwa, kirayibwira ngo rero wanzige we, turi kubika ibyo tuzarya, kubera ko amapfa naza ibiryo byose tuzabibura, ibibabi bizuma ndetse n'imbuto zose zibure. Hanyuma inzige ibyumvise iraseka cyane, mwabana mwiravuga ngo mbega ibimonyo by'ibigoryi. Ati ibimonyo n'ibigoryi byose byose rwose, ati twebwe ntabwo ibiryo twabibura rwose, ati ibiryo bizahoraho. Ikazajya yereka ikimonyo ati dore ibyatsi byiza, dore imbuto nziza, dore ahantu mba heza, kandi noneho n'ibyo ntakoreye mwabimonyo mwe. Ati mbega ibimonyo by'ibicucu we, ati rwose pu, ati nta kigenda cyanyu. Ati mwebwe murabona ibi biryo byazashyiraho koko? Ati reba ziriya mbuto nziza, reba biriya biribwa byiza, ati reba ibyatsi bisa neza. Ati ngewe nta mpamvu yo guhisha ibyo kurya, nzahora mbona ibyo kurya, nta mpamvu yo guhangayikira ejo hazaza. Abana mwumvishe ukuntu inzige yashubije? Ese namwe ababyeyi bababwiye ngo mujye ku ishuri, murababwira ngo ntabwo muhangayikiye ubuzima bw'ahazaza? Oya, mugomba kujya kwiga kugira ngo ubuzima bw'ahazaza muzigirire akamaro, muzajye mwiga, mwiteze imbere, muba abakire, mugire amafaranga menshi nka Uncle Bim ndetse na Uncle Denichen. Mugomba kwiga rero, mukirinda gusuzugura ababyeyi. Ababyeyi bababwira ngo mujye kwiga mukajyayo, ababyeyi bababwira ngo mujye kuvoma mukajyayo. Ntabwo mugomba kumera nk'inzige. Abana mwabonye ko inzige yabyanze? Inzige yanze kubika ibyo kurya, yanga kubika n'ibyo kunywa, ikavuga ngo izahora ibibona, kandi mwabana mwe ibintu birarangira. Hanyuma rero twikomereza inkuru yacu mwabana mwe. Inzige imaze kubwira ikimonyo ko idashobora kubika ibyo kurya, ikimonyo kirayireba kirarakara kirigendera. Kimaze kwigendera rero, inzige iragenda iriryamira. Yari imaze kurya imbuto z'abandi, imaze kurya ibyatsi, iragenda iriryamira. Abana mwabonye ko yiryamiye, imaze kuryamira sinzira, yari yarabyibushye kubera kurya amatunda menshi, kubera kurya imineke myinshi, kubera kurya ibyatsi byiza ndetse n'ibindi bihingwa by'abantu itahinze. Hanyuma rero ibimonyo birangije bikomeza gutunda ibiribwa, bikomeza gutunda ibinyobwa bijyana mu mwobo. Hanyuma inzige irabibona iravuga ngo ese ko ibi bimonyo bikomeza gutunda ibiribwa kandi turi mu bihe byiza, aho koko buri ibiryo ntibyazagera igihe bikabura? Abana mwumvishe ko inzige itangiye kugira ubwoba, ariko irangije iravuga atapu, ntabwo nzigera mbura ibyo kurya, cyane cyane ko ngenda ibyo ntahinze. Irakomeza iraziseka iseka ibimonyo biri gutwara ibyo kurya mu mwobo, ariko mwabana ibimonyo byari byinshi cyane. Hanyuma mwabana mwirangije, inzige ibona akana k'agakobwa k'ikimonyo gafite inkwi mu ntoki. Inkwi murazizi? Inkwi ni ibiti byumye bakoresha bari gucana kugira ngo byake umuriro bateke. Hanyuma bagatereka ku mashyiga inkono cyangwa isafuriya bacanye ibiti byitwa inkwi. Yego. Hanyuma rero mwabana mwe, inzige ibona akana k'agakobwa k'ikimonyo gateruye inkwi mu ntoki kari kuzijyana muri wa mwobo. Ubwo ni inkwi bazatekesha ibya bindi byo kurya babitse. Hanyuma inzige irakegera, itangiye kukavugisha akana k'agakobwa, karagenda kaba karasitaye no hasi ngo pa! Akana k'agakobwa gahita kagwa hasi, za nkwi zose zirasandara. Akana gatangira kurira, kavunika akaguru, gatangira kurira, karavuga ngo nimuntabare, nimuntabare, nimuntabare. Mwabana mwumvishe kuna akana k'ikimonyo kavuze ngo nimuntabare, nimuntabare, nimuntabare. Namwe muzajya mugira ikibazo cyangwa mukagwa hasi, mujye mubwira abantu bari hafi babatabare.
kuko hari igihe ushobora kuvunika guhaguruka bikakunanira, sibyo? Hanyuma inzige ibona ka kana k'agakobwa irakegerera akabwira ati se wa kana k'agakobwa k'ikimonyo, kuki izo nkwi wari uzijyanye mu mwobo? Akana k'ikimonyo karayibwira ati ariko twakubwiye ko turi kubika ibiryo, ndetse ko mu minsi iri imbere bishobora kumera nabi, niyo mpamvu turi kwizigamira ibyo kurya. Hanyuma inzige irangije iravuga ati wa kana k'agakobwa we k'ikimonyo, njyewe rwose ntabwo nakomeza kubika ibiryo kubera ko ntabwo nzigera sonza. Ariko mwabana mwibuke ko agakobwa kaguye hasi kakavunika, karangiye kabwira inzige ati wanzigiye wamfashije ukantwara kuko uzi kuguruka wantwaye ukangeza mu rugo. Inzige irangira akabwira ati ngwino ngo umunyega rwose ngo utware ku mugongo nkugeze mu rugo iwawe kubera ko ari wavunitse akaguru. Inzige iragatwara barazamuka hejuru mu kirere barya umunyenga, baraguruka baragenda bagera kuri wa mwobo ibimonyo biri gushyiramo ibyo kurya. Ariko ka kana k'agakobwa k'ikimonyo kari gatwaye za nkwi. Barangije inzige ibona ibimonyo biracyapakira ibyo kurya, karangije ka kana k'agakobwa k'ikimonyo kajya hasi kava mu mugongo w'inzige gahita kajyana za nkwi kuzibika. Mwabana mwe muzi byakurikiyeho. Hanyuma rero umwamikazi w'ibimonyo yarasohotse abwira inzige ati wanzigiye kutabika ibyo kurya, amapfa natera ibyo kurya bikabura uzatungwa n'iki? Inzige irakareba ibwira kamikazi k'ibimonyo irakabwira ati rwose ntabwo ibyo kurya bizigera bibura, nibityo ngiye sinzigira mbika ibyo kurya. Inzige irangije irigendera. Mwabana mwe muzi byakurikiyeho. Icyo gihe muri minsi hahise haza amapfa, ibibabi bitangira kumanuka, ibiti biruma, za mbuto zose ziragenda zirashira, ibibabi byose biruma bitangira kumanuka, haza ikintu cyitwa umwuma. Mwabana mwe batangira kubona ibintu byose bihinduka. Hanyuma inzige irangije irebye igira ubwoba. Mwabana mwe inzige yise igira ubwoba. Kubera iki? Kubera ko ibimonyo byayigiriye inama yanga kubyumva. Birangije mwabana mwe inzige itangira kureba ibona ahantu hose habaye ubutayu. Ubutayu murabuzi? Inzige imaze kubona ahantu hose habaye ubutayu, ibyatsi byarumye, za mbuto zaragiye, bya bimera ndetse n'ibiribwa byose yaryaga itarahinze byose byaramaze kugenda. Inzige itangira kugira ubwoba mwabana mwe. Itangira kunanuka, irananuka cyane itimera nk'agashishi. Noneho abana mwabonye kuntu inzige yahise inanuka. Itangira kugenda mu butayu ishakisha ibyo kurya ikabibura, igashaka amazi yo kunywa ikayabura. Itangira kugenda rero mwabana mwisaza inanuka, itangira kwicwa n'inzara. Kandi mwibuke ibimonyo byayigira inama yanga kumva. Inzige itangira kwicwa n'inzara, iragenda irakonja, urubura ruraza iragenda irakonja mwabana mwe. Hanyuma irakomeza iragenda, itangira kwibuka ukuntu ibimonyo byayigiriye inama, bikayibwira ngo nibike ibyo kurya ikabyanga mwabana mwe. Ihita igira ubwoba. Mwabana mwe mwabonye ukuntu agize ubwoba. Irangije iragenda, ihita igera ahandi ku mwobo w'ibimonyo. Iravuga ngo rero reka njye ku bimonyo, aho wenda kubera ko twaganiriye tukaba inshuti, ndetse kubera ko natwaye ka kamonyo kazi kavunitse nkagatwara ku mugongo, ndabasaba ibyo kurya barabima. Ariko nyamara mwabana mwe mwibuke ibimonyo byagiriye inzige inama yo kubika ibyo kurya, inzige irabyanga. Hanyuma mwabana mwe reka turebe ibyakurikiyeho. Inzige twasize igiye kureba ku mwobo w'ibimonyo ko byayigaburira. Inzige iragenda irakomanga ku bimonyo, ibimonyo bisohoka mu mwobo birakingura. Mwabana mwe hasohotsemo ibimonyo bitatu, ibimonyo bibiri by'ibikobwa ndetse n'umwamikazi wabyo uri hagati. Hanyuma umwamikazi abaza inzige ati wanzigiye ko twakugiriye inama ngo ubike ibyo kurya, uje gukora iki ku mwobo wacu? Inzige irayibwira ati rwose nimumbabarire, ntabwo numviye inama yanyu. None amapfa yarateye, nabuze ibyo kurya, nabuze n'ibyo kunywa, none narananutse, nimungirire neza mumpe ibyo kurya. Mwabana mu mwamikazi w'ibimonyo arangije arareba abwira inzige ati wanzige wowe wabaye inshuti yacu kubera ko wazanye wa mwana wacu yavunitse, ati noneho reka tukugirire neza tukugaburire, ariko ntabwo turatumurara ahangaha kuko uyu mwobo w'ibimonyo gusa. Hanyuma inzige irabibwira iti murakoze nimumpe ku byo kurya. Inzige yari yakonje, barabanza barayorosa barayitwikira, irongera igarura ubushyuhe. Imaze kugarura ubushyuhe bayijyana ahantu bayubakira akazu keza, bayigaburira n'ibiryo byiza mwabana mwe biryoshye, banayiha n'ibyo kunywa. Banayihaye n'ibyo kunywa.
iragenda irabyibuha irongera igarura ubuzima bwiza mwabana mwe, hanyuma isubira hahandi iwabo, ubuzima burongera buragaruka bumera neza, ibiti birongera birera, ndetse mwabana mwe inzige ihita ihakura ubwenge. Mwabana mwe nababaza ngo inzige yakuye ubuhe bwenge? Yahise yakura ubwenge bwo kumvira inama z'abantu, ndetse ikanamenya ibigiye kubaho, ikabyitegura hakiri kare, ikayiga kwizigamira ibyo kurya. Mwabana mwe ibimonyo bitayiha ku byo kurya si yari guhita ipfa? Yego, namwe rero hano mwagakwiye gukuramo isomo. Abana, ni irihe somo mukuyemo? Isomo mukuremo ni irihe? Ahangaha mwakagombye gukuramo isomo ryo kumvira ababyeyi n'ababarera, ibyo bababwiye mukabikora, kubera ko iyo mutabikoze bibagiraho ingaruka. Mugomba kwiga rero kumvira ababyeyi, ibyo bababwire mukabikora. Bababwira kujya kwiga mukajyayo, bababwira kujya kuvoma mukajyayo, bababwira kujya gutashya mukajyayo, babatuma ahantu ukemera, kubera ko yumviye umubyeyi nawe akugirira neza, n'Imana iragukunda ikaguha umugisha. Ngaho rero mwabana mwe sinjye wahera hahera inzige n'ikimonyo. Naho ubutangiwe nari Uncle Beam, ikiganiro cyari makuru kibana, yari inkuru yacu y'umunsi. Bye bye.